Twishimiye kongera kubasanga kuri izi mikoro uyu n'umwanya makuru y'imyidagaduro nkuko bisanzwe. Yumva kuri mikoro ndiyo Rutama ahubwo Rutarama. Tunyingo nzinyenza amakuru yacu agiye kwibandaho. Tuza kubabwira ko Kwizera Olivier ukinira ikipe ya Rayon Sport ndetse agakinira n'ikipe y'igihugu Amavubi yavuze ko mu bahanzi bose haba abo mu Rwanda n'abo hanze y'u Rwanda nta numwe urusha se umubyara kuririmba neza se yitwa Madon. Tunabwira ko kandi umuhanzi Ruhumuriza James wamenyekanye cyane nka King James mu muziki ategerejwe i Burayi mu Bubiligi mu gitaramo kiri mu byo yitegura gukora muri iyi mpeshyi ya 2026 yizihiza imyaka 20 amaze mu muziki. Tunabwira ko kandi mu gihe ku mbuga nkoranyambaga hamaze iminsi intambara y'amagambo hagati ya The Ben na Bruce Melody Bwiza nawe yamaze kuyivanga. Mutonye kiranze cyo cy'u tubabwire ko ubuyobozi bw'umujyi wa New York tangaje ko hari imihanda izaba ifunzwe mu birori by'ubukwe bw'umuhanzi Taylor Swift n'umukinnyi Travis Kelce buzabera muri uwo mujyi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nyubako ya Madison Square Garden tariki ya 3 Nyakanga 2026. Twatara tugaruke mu kanya n'amakuru arambuye tutse ko nshobora kuyagira mu ruhare mwize muri comment mutanga ibitekerezo byanyu. Twaturuke mu kanya n'amakuru arambuye. Mwese murayisanga mu Kwizera Olivier ukinira Rayon Sport ndetse agakinira n'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Amavubi yavuze ko mu bahanzi bose haba bo mu Rwanda ndetse nabo mu mahanga nta numwe urusha se umubyara Mado. Kwizera ni umuhungu wa Mado benshi bamenye muri Orchestre Imara akaba umwe mu bahanzi bakunzwe n'abatari bake. Kwizera bigarutseho mu kiganiro Meet Me Tonight cyabereye muri gitaramo cya Gens Comedy muri Camp Kigali mu ijoro ryo kwitereka ya 25 Kamena 2026 ubwo yabazwaga indi ndirimbo aba yarakoze iyo ataza kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru. Kwizera Olivier yavuze ko yari kuba umutetsi cyangwa umuhanzi. Kubijyanye no guteka, Kwizera Olivier yavuze ko azi gutegura pizza neza ndetse agaragaza ko nubwo afite umukozi wo mu rugo akenshi yisanga ari we witekera. Umuziki yavuze ko yakuze awukunda cyane kuko se yari umuhanzi. Ati nakuze nkunda umuziki cyane kubera ko data yari umuhanzi. Nge nkunda umuziki cyane kuko mu bintu hafi ya byose nkora uba ugomba kuba uhari. Kwizera Olivier yavuze ko kandi adafite umuhanzi akunda kurusha abandi ahubwo ko akunda kumva ubutumwa buri mu ndirimbo. Cyakora yavuze ko kuri we se ari we muhanzi ukomeye kurusha abandi bose. Ati nta muhanzi wigeze ubaho urusha papa wambyaye. Ndakeka ko mwese muri hano iyo mushaka kumva indirimbo nziza muhita mwumva ize. Muri kiganiro yanahishuye ko akiri muto yakundaga gukina mu kibuga hagati. Umunsi umwe nyuma yo gutoroka ishuri yagiye gukina umupira yasanze nta muzamu uhari bituma ari we ujya mwiza. Kwizera wari usanzwe akina hagati mu kibuga cyane cyane kuri nimero 8 yashimiye Muhammad Moise wahoze ari umuzamu w'ikipe y'igihugu Amavubi. Yavuze ko yamubonyemo impano yo gukina mwizamu akamugira inama yo kubikomeza. Yanagarutse ku bihe bikomeye yanyuzemo muri 2021 avuga ko ubwo yatabwaga muri yombi yihebye cyane ku buryo yigeze gutekereza guhagarika gukina umupira w'amaguru. Uretse Kwizera Olivier, iki gitaramo cyaranzwe n'ubwitabire bw'umuhanzi Kenny Mirasano n'abanyarwenya barimo Dr Nsabi Bijiyo Bija Muhinde Lumi ndetse n'abandi benshi batandukanye. Umuhanzi Ruhumuriza James wamamaye nka King James mu muziki ategerejwe i Burayi mu Bubiligi mu bitaramo mu byo yitegura gukora muri iyi mpeshyi ya 2026 yizihiza imyaka 20 amaze mu muziki. Ibi byatangajwe na societe ya International iri gutegura iki gitaramo mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ku itariki 25 Kamena.
iti nyuma yo gucuruza amatike agashira ku isoko mu Rwanda, ibirori birakomeza. King James agiye kugaruka mu Burayi nyuma y'imyaka myinshi atahaheruka kwizihiza imyaka 20 y'umuziki we. Abafana ba nyabo bazi icyo uyo mwanya usobanuye. King James uri kuzenguruka intara z'u Rwanda ashimira abafana be bamubaye hafi mu gihe cyose amaze mu muziki, azataramira muri iki gihugu mu mujyi wa Bruxelles. Hazaba ari ku itariki 22 Kanama 2026. Nahise hashyirwaho uburyo bwo kugura mbere amatike yo kukinjiramo. Igitaramo kizabimburira ibindi mu ruhererekane rwabyo azizihirizamo imyaka 20 amaze mu muziki. King James azagikorera i Kigali muri BK Arena ku itariki ya 1 Kanama 2026. Kizakurikirwa n'ikizaba mu ijoro ryo ku munsi uzakurikira icyo kizaba cyabanje. International iyobowe na DJ Zentro isanzwe itegura ibi bitaramo muri iki gihugu, ndetse ni nayo yateguye icyo Bruce Melody yaherutse kuhahuriramo na Shiba Kalungi wo muri Uganda, cyayobowe na Miss Muyango ku itariki ya 7 Werurwe 2026. Dukomeje andi makuru mu gihe ku mbuga nkoranyambaga hamaze iminsi intambara y'amagambo hagati ya The Ben na Bruce Melody, ibwiza nawe yamaze kubyivanga. Mbere ko twumva tukusoka na subscribe kugira ngo komeze duhigikire natwe tubagezeho amakuru agiye atandukanye. Ubutumwa yageneye abahanzi abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, Bwiza yamenyesheje Bruce Melody na The Ben ko ibyo bigira byose uyu wa gatandatu nawe uzaba ari umunsi we. Ati mwivuga ibigwi muhigana ubutwari, ariko ndababwira ukuri ko uyu wa gatandatu ari umunsi wanjye. Niwakinisha umwamikazi umusanze mu ntebe. Yayo ni amagambo yavuzwe na Bwiza ku mbuga nkoranyambaga. Aho uyu mukobwa usanzwe atuye i Bugesera yateguzaga The Ben na Bruce Melody bagiye kumusanga iwabo, dore ko ku itariki 27 Kamena 2026 bazataramira muri aka karere. Aba bahanzi na Kitoko bamaze iminsi mu bitaramo bya Summer Culture Tour bizenguruka imijyi inyuranye nka Musanze, Nyagatare, mu gihe bizasorezwa i Rubavu ku itariki ya 4 Nyakanga 2026. Kuva ibi bitaramo byatangira, imakani zose ku bafana, aho yaba aba The Ben n'aba Bruce Melody nta numwe wemera ko umuhanzi we yarushijwe. Bwiza witegura gusohora album ye ya gatatu yise Home, byitezwe ko azava muri ibi bitaramo ahita akomeza mu bitaramo bizenguruka isi yateganya gukora mu minsi iri imbere. Dukomeje andi makuru twanyarukira hanze y'Igihugu twara tubabwire ko ubuyobozi bw'umujyi wa New York bwatangaje ko hari imihanda izaba ifunze mu birori by'ubukwe bw'umuhanzi Taylor Swift n'umukinnyi Tracy Kelly buzabera muri uwo mujyi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nyubako ya Madison Square Garden ku itariki ya 3 Nyakanga 2026. Ku itariki 24 Kamena 2026 nibwo ubuyobozi bw'uyu mujyi bwabitangaje. Bwavuze ko binyuze mu biro byabwo State Active Permit Office bishinzwe gutanga impushya, basabwe ko iyo mihanda ifungwa mbere na nyuma y'igihe ubu bukwe buzabera. Imihanda izafungwa guhera ku itariki 2 kugeza ku itariki 4 Nyakanga. Uru ruhushya rwasabwe na sosiyete iri kubufasha kubutegura yitwa Winnick Productions. Imihanda ikikije inyubako ya Madison Square Garden ari nayo buzaberamo. Hanze y'inyubako muri iyo mihanda izaba hafunzwe, hazashyirwaho ihema rusange rizajyamo abantu babarirwa hagati ya 500 ndetse n'1000 bazabwitabira. Amakuru avuga ko abakinnyi bakinana na Travis Kelce mu ikipe ya Kansas City Chiefs bamaze gukodesha hoteli ya Marito Marquis yerereye hafi yaho ubukwe buzabera. Zoe Kalavi, Suki Waterhouse, Kariye Carlos, Ed Sheeran, tsinda rya hari Mujiji Hadid na Selena Gomez bari mu bazitabira ibi birori bitegerejwe na benshi mu minsi y'imikino n'imyidagaduro. Market Send usanzwe utegura
ibirori by'ibyamamare i Los Angeles niyo kwamaze amezi menshi ari gutegura ubukwe buzabera muri iyi nyubako yakira ababarirwa mu 2020 bicaye neza. Ayo niyo makuru twari tubafitiye, amakuru nakagaruka nawe ubutanye umva kuri mikoro ya Rayon rudatama ahubwo rutarama. Niba uterakana subscribe ntabwo uracikanwa, uyu no mwanya nguzo kugira ngo kandi subscribe ukomeze dushyigikire natwe tubagezeho amakuru agiye atandukanye. Amakuru nakagaruka nawe ubutaha. Ciao ciao.